se nka Christelle ko kigiye namutumiye ubu ngubu ari hehe ko byo namutumye se bivuze ko yabibuze Christelle igihe nagutumiye ubu ngubu ni ukuvuga yuko ibyo nagutumye nawe wabibuze cyo wamenye nabibuze manje ese bibuze nta nubwo utavuga ko wabibuze bari nyiri kubishaka none ubwo se ko watangiwe kare hose ubishaka ugejeje iki gihe utanabizanye nabibuze nanjye nditari ariko mana Christelle ntabwo ukiri kumva pe ntabwo ukiri kumva sinzi impamvu niko tubona umuntu agutuma ukagenda ukajya kumara amasaha 1000 iyo ngiyo nibyo agutumye ntubizane mabije ariko mwambabarira nuko nari nyiri gushaka ibyo mwana okay nta kundi Sonde mama byatumye Christelle ntabwo arabizana ko mva nshonje Christelle yambwiye ko yabibuze ariko gusa ntakareke ibyo ntabwo bibaho yabibuze ute amabutike yose ari yarayepfo ku muhanda yabuze amata Hey mami ma arame bite ma naye nagukumbuye wahumbuye nagukumbuye uvuye he se uvuye gukina n'abana bawe ndakina ahubwo ma ko ninjiye numva muri kuvuga Christelle yabagize iki Christelle twamutumye ku muhanda ajye kutuzanira amata none amata ntabwo ma kuki buri gihe Christelle amuha mumushwanira bite Christelle ntabwo ari ukumushwarira ahubwo ikintu cyose umuntu abwiye Christelle ntabwo yumva niba nta matwa agira yo kumva nanjye kandi bamutuma ku muhanda akagarukira mu nzira ngo yabuze amata ku muhanda ko njyewe wari umwana mwiza asaba nganiriza mfata neza mbwira n'inkuru ahubwo se mbwira wowe wari uri gukina arahibye wigeze umubona ajya kuyagura oya kandi twahuye nanjye twariye ku muhanda agarukiye ku muhanda sibyo yari arimo ambwira ko yayabuze birumvikana ko atigeze agerayo ntabwo oya mani ubundi we kuba umuvugira kandi yari sister ibyo bintu ntabwo ngiye mba mbikunda Christelle ngiye kumuvugira ndabazi we na Christelle ngiye ari kuri boutique mani ibintu bibaho reka hari igihe umuntu ajya kugura ikintu agasanga cyarangiye wayi kuki mu mushwanira reka ntabwo ibintu byose biba byarangiye Christelle y'umutumye araza kose agakora atariseriye kubera iki sister kuki ubundi nta n'ikintu ukora wenda njyewe ndi muto ugira kora iki oya ma abagomba no kumufasha oya mukanya papa aje nyamara waba ureba njye nazi oya nga ma like nyumvira nkongo Isapa meze neza papa Ikuko mbarugo umudugudu mwawe utureba byagenze gute babagize bakadodo murajye mudodorera umudugudu Christelle asiba wabiteye Christelle se ngo gute amutumye amata ku muhanda agarukira mu nzira Christelle uramutuma ibyo umutumye ntabwo abizana ahubwo aza kubwira ko yabibuze ubuse murishoba ku buryo mwamwa mutume mukamenya ko wenda yabibuze cyangwa yanze kubiza amabutike yose ari ku muhanda se yabura ahantu agurira amata ntabwo agerayo kigarukira mu nzira ntabwo ibyo mba mbyemera kuko namwe bamwicaye nawe wahagera ukareba koko n'ibyo byo akubwira ari ibyo ariko we ntabwo ashinzwe kugeraho Christelle aba ahari wenda cyari n'umwana nyine ntabwo nzajya agomba kugenda se agiye kujya guhaha ahantu Christelle ari kandi ariwe mukuru ngiye ku muhanda imodoka ikangonga se Christelle ko ari umenyereye kujya ku muhanda ibyo ngibyo byo ntabwo mbyiteho ndi kumva afite inyota mu kuhaguruka ujye kumuhereza amazi ndi kumva afite inyota taramuhamagara gwa amazi ariko nawe ufite amaguru n'amaboko wajyaho kandi ntukajye usuzugura ndi umubyeyi wakubyaye wongeye Christelle akajya kuguha amazi kari uri hafi sister haguruka cyangwa ubireba ubundi uba wigira nawe ntukajye umbwira nabi ibyo bintu njye nagupfa kandi ibi bintu nuguma kubibembereza bizagorana bareke turaza kureba ukundi kundi twaza sinzi kubikemura impamvu Christelle ari uba wagowe ntabwo ari mushiki wacu ntabwo ari mu ibyo bintu njye ntabwo mba mbyumva ariko ubundi wabizi noneho nguyu papa musobanure njye panshyitse hano ngaha numva Christelle yabaye Christelle reke bari kumuvugaho ngo Christelle ntakora kandi nta mwana ukora nka Christelle hano ngaha waya Christelle byagenze Christelle se arakora ibiki bitagaragara ubundi mama naganyurwa nani umugabo no kumufasha tumufasha iki none mwaje kuba imitako mu rugo ntabwo mwamufasha wese uwo muntu we ntafite umuntu umva arataka agakora yakanga nyine agashaka aho yiga mpamva nkubwire njye mbyuka mu gitondo Christelle ategura amazi yacu twese ngiye ku ishuri ugiye ku kazi sister agiye ku ishuri ategura breakfast sister ateka igikoma kuki mutanyurwa n'ibyo ngibyo